hari igihe umuntu agutegera mu kazi ko ngo uzakabaho ugakore atakikarimo akagenda ukagira gute ukagasigaramo. washaka akavuga ngo uzabyara ntagize gute ntakiriho. ndagira ngo nkubwire ngo ahari wewe bavuze ngo uzabyara batakiriho, umurozi agiye gupfa ubwo ugiye kubyara. Imana ishimwe cyane. umurozi agiye gupfa ubwo akazi kabonetse. nimba byingisha bivuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Imana ni umukozi w'umuhanga. iyo ubanye n'Imana neza ntishobora kugutererana. nubwo intambara ziza ari nyinshi ariko Imana ibana nawe. nubwo intambara ziza Imana ibana nawe. wakwibaza impamvu ibyisha abandi byagusize kandi nawe wagombaga kwicwa nabyo. nuko werekise nuko hari imbaraga z'Imana zabanye. Imana iguha imbaraga zikurindira mu mavuta waterewemo. Imana ishimwe cyane. Imana iguha imbaraga zikurindira mu mavuta wagize gute barayacaniriye. barayacaniriye. Hirya umuntu agusengera akavuga ngo mugiriye ku musozi, mugiriye ku musozi. uyu muntu ntakagira ati ntakagira imbuto mu nzu nkiriho, ntakabyare nkiriho, ntakigisha abana nkiriho, ntakabona akazi nkiriho. ariko Imana y'amahoro, Imana yo mu ijuru ishobora byose, ivuganye nawe ngo bavuga batavuga bavuze nyuma yuko yakuvuzeho. umuntu ashobora kutakwica ariko akakuboha, akakudadira, akakuzirika ku buryo ukora bikanga, wagira ngo ugiye gushaka bikananirana, wanashaka ukaruruhiramo ibintu bikanga bikaba imiserero gusa. ariko uyu munsi Imana y'amahoro, Imana y'amahoro, vuga ngo amen, iguha umuntu watura umugisha ku buzima bwawe. tukubise hasi imyuka mibi yo kudafashwa, kurangara n'amakritike yose turabinanije mu izina rya Yesu. umugaragu wawe tumuteretse mu mbaraga zawe, ntaba ari we, izina rye ribure hagaragara iryawe muri we. umukoreshe abe mikoro nawe wivugire. ibi byose tubisabye twizeye ko tubihawe mu izina rya Yesu, tugukomeye amashyi. Amen. Amina. Haleluya. murambure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. amazina nitwa Mugemana Jean d'Amour, guturuka ku itorero rya Kamashashi, Paruwasi ni Kicukiro. Imana ni duhana umugisha. Haleluya. dushimiye abayobozi b'icyumba baduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. natwe tunejejwe n'Imana mu mutima kubwo kutwemerera guhagarara kuri iyi tere. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. ndifuza ko mwabana nanjye maso, hanyuma tukagira umugisha wo kuganira ijambo ry'Imana. ndashaka ko twumva imvugo y'Imana binyuze mu ijambo ryayo, kuva mu gitondo kugera kuri aya masaha turi kurya. nanjye ndagira ngo iri funguro umwuka yampaye kubagaburira turisangire turi maso. ongera uvuge ngo amen. Yesu nashimwe cyane. tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri 27. turaza gusubira inyuma dusome nanone gutegeka kwa kabiri ku gice cyaho cya 11 umurongo nanone wa 29. reka dusome ku gutegeka kwa kabiri 27 uhereye ku murongo wa mbere. haravuze ngo Mose n'abakuru b'Abisirayeli bategeka abantu bati, muhore mwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi, kandi ubwo muzambuka Yorodani mukagera mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha,
uzishingire ibibuye binini ubihome ingwa, uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'ayo mategeko. Numara kwambutswa no kujya mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu yagusezeranije, muzashinge ibyo bibuye mbategetse uyu munsi dusome nanone Gutegeka kwa 2:11-29. Hari ijambo ritubwiye ngo, kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kukujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawuvugire ku musozi wa Ebali. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu nihabwe icyubahiro kubw'umugisha tugize wo kuba muri iri teraniro. Imana itugirire neza. Mubane nanjye maso, ndifuza ko umuntu ugisoma Bibiliya yihangane tuganire. Ni iminota mikeya, ntabwo dutinda bitewe na gahunda ziri inyuma. Ndumva nshaka gukoresha igihe neza, hanyuma tukaza gusenga. Amen. Ndashaka gukoresha igihe neza, hanyuma tukaza gusenga. Imana itugirire neza. Tutarinjira mu ijambo, ndagira ngo mbanze tuganire aka kantu, mbabwire ngo amavuta yose aremerana. Amavuta yose aremerana. Ikibazo ni uko ushobora kuyavanga n'amazi. Ku bantu bazi guteka murabizi, iyo ufashe amavuta yawe ugiye guteka ifiriti ugashyiramo amazi ntibihura. Bigenda gute? Birasakuza. Amavuta yose rero aremerana, ariko ikibazo kiba iyo uvanzemo amazi. Ndagira ngo uyu munsi twakire amavuta akora ibitangaza muri iri teraniro, twakire imbaraga z'Imana mu mitima ku bwa Kristo Yesu. Amen. Ndagira ngo twumve imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Nta muntu ushobora kuba umwami atarigeze asigwa. Umwami wese aba yarasizwe iki? Amavuta. Uyu munsi rero ndifuza ko imbaraga z'Imana zigusiga amavuta ahindura ibyanze guhinduka mu mubiri wawe. Hari ibintu biba byarigize akarakaje bikanga guhinduka, wanasenga iyi misozi ikanga kuvaho, ariko uyu munsi wakira imbaraga z'amavuta y'Imana ahindura ibintu muri uyu mwanya. Vuga ngo amen. Umuntu umwe baramufasha bamubariza isekuru nziza. Isekuru murayizi. Baramufata bagambirira kumusekura mu isekuru, ngo batumira abagabo bazi gusekura b'abanyembaraga, batumira n'abazi kubaza imihini byose. Urabona isekuru yicayemo umuntu w'umugabo agakwiramo iba ari nini. N'umuntu wese, ndagira ngo tuganire ku mbaraga ziboneka mu mavuta dusigwa na Kristo Yesu. Aya mavuta ntiyatuma bakuroga ngo bikunde. Uyu mugabo ngo baramufata, ariko akaba yarizeraga Imana cyane, akaba umunyamasengesho wo mu cyumba, akizera imbaraga z'Imana zikorera muri we. Umunsi umwe baravuga ngo bagiye kumushyira mu isekuru. Bagire gute? Bamusekure apfe kwibye byari byarabacanze, byarabayobeye. Ngo bamushyira mu isekuru, bahamagaza abagabo bazi gusekura. Umugabo nawe yiyakira avuga ngo ndabyemeye, nimba Imana yemeye ko nicara muri iyi sekuru nta kibazo, aheza ni mu ijuru. Ngo bamushyire mu isekuru, ngo batere umuhini wa mbere, yumva biranze, yumva arapfuye, ariko umwuka ntiwahera. Bateye isekuru umuhini wa kabiri, yumva arashize, ariko ntiyapfa. Mu mbaraga z'amasengesho, mu masengesho habamo imbaraga zituma bagusekura ntusekure iki.
hari umuntu washatse kupfa kuva mu itangira ryawe kugeza uyu munsi ariko ntiwapfuye. Hari ibyagusekuye ariko ntiwagize gute. Ndagira ngo tuve mu rugo tuze hano, ndashaka ko ibintu tubyumvira mu mwuka, hanyuma amavuta y'imbaraga z'Imana abohora aganze kuri wowe. Imana itugirire neza. Uyu mugabo ngo baramusekura yanga gusekurika, kugeza ubwo umwami watanze iryo tegeko ngo bamusekure yavuze ngo abasore ntabwo bazi gusekura, reka nanjye nisekurireho. Ngo arasekura nawe, ngo umugabo yanga kugira ate, yanga gusekurika birananirana. Hari igihe umuntu akubwira ngo uzaba kuri uyu musozi uwurambeho nakiriho, ukawubaho ukawubyariraho ukawusaziraho, wakagira gute, yaragiye. Imbaraga z'Imana zirinda umuntu ari mu kibazo zikuzeho muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Aleluya. Ndavugana n'umuntu basekuye akanga gusekurika. Imana itugirire neza. Amavuta y'Imana iyo akuriho urarindwa, uba ufite ubutware bwose. Imana ishimwe. Jambo rirambwira ngo Yohana baramufashe, ngo umwami ategeka ko bagura amavuta, bagura n'ingunguru nziza nini, ngo bashigikira amashiga baragira gute, ngo bamucanire bamuhindure ifiriti birangire. Uyu Yohana ngo bacana amavuta, bamaze kuyacanira amavuta arashya neza. Amaze gushya neza bafata umugabo bagira gute, bamuterera muri ya mavuta. Bamutereye muri ya mavuta ntago byigeze bisakuza nk'uko ahuye n'amazi. Nababwiye ngo amavuta yose agira ate. Yohana ngo bamutere mu ngunguru y'amavuta ntibyasakuza. Hanyuma mu yandi magambo bafashe amavuta bayashize mu yandi. Aya mavuta ageze mu yandi birahura, aho kugira Yohana she ahinduka mutoya, ahindukiramo imbaraga z'Imana zikiza ngo yongererwa imbaraga ari muri ayo mavuta. Imana iguha imbaraga zikurindira mu mavuta waterewemo. Imana ishimwe cyane. Imana iguha imbaraga zikurindira mu mavuta wagize gute, barayacaniriye ariko Imana ishimwe. Nimfashigara muri Imana icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe umuntu agutegera mu kazi ko ngo uzakabaho ugakore atakikarimo, akagenda ukagira gute, ukagasigaramo. Washaka akavuga ngo uzabyara ntagize gute, ntakiriho. Ndagira ngo nkubwire ngo ahari wewe bavuze ngo uzabyara batakiriho, umurozi agiye gupfa ubwo ugiye kubyara. Imana ishimwe cyane. Umurozi agiye gupfa ubwo akazi kabonetse. Nimba byingisha bivuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Imana ni umukozi w'umuhanga. Iyo ubanye n'Imana neza ntishobora kugutererana. Nubwo intambara ziza ari nyinshi ariko Imana ibana nawe. Nubwo intambara ziza Imana ibana nawe. Wakwibaza impamvu ibyisha abandi byagusize kandi nawe wagombaga kwicwa nabyo. Nuko werekise, nuko hari imbaraga z'Imana zabanye. Imana ishimwe. Yohana ngo bamutere mu ngunguru y'amavuta, bumva ntabwo atatse, bumva nta no kuboroga, bumva ntacyo bimubwiye. Ngo agere muri ya mavuta yumva agwisha imbaraga z'umutima rukayanditse. Haleluya. Ngo agwiza imbaraga z'umutima rukayanditse. Uyu Yohana ngo yikoze ku mubiri yumva imbaraga zaje. Arangije ngo arahaguruka atera agapfundikizo kari gapfundikiye ya ngunguru, aravuga ngo ariko twebweho turi abana b'Imana, nuko tuzazana ikuragira gute. Amen. Ngo icyo nzi ni uko umwami niyerekana tuzagira gute. Imana ishimwe. Nubwo bikwasamiye igihe kirekire ariko Yesu arahari. Amen.
Yesu nashimwe. Yesu arahari. Ibyo urwana nabyo byahitanye abandi ariko uracyariho. Ibyo urwana nabyo hari abo byishe ariko uracyariho. Hari abo byakomerekeje ntibakiza mu nzu y'Imana ariko kubw'ubuntu bw'Imana uracyagira gute? Uracyaza. Nukuri ndiwe mbamuhereje Imana icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Yohana ngo akubita agapfunikiza ahagaze mu muriro ubona yabaye umusore. Banone yabaye umusore baravuga ati uyu mugabo nta matwi ntiyumva. Iyaba ari aho twahereye tumugirira nabi na n'uyu munsi aracyavuga aracyahamya Imana aracyari umukristo kuri uyu musozi ngo bagambirira kumujyana ku kirwa hitwa iki ahitwa Patmos. Yohana ngo aze kumenya amakuru yuko bamujyanye Patmos aririmba indirimbo ivuga ngo nyura mu misozi nyura mu mata yansaba Uwiteka. Amen. Ngo agere Patmos ngo ntibyaciraho Imana ikomeza kumwigaragariza. Imana itugirire neza. Uyu munsi Imana iguha amavuta, guha imbaraga zitsikamira izikurwanya, guha imbaraga zinesha izaguhagurukiye. Ongera utere haleluya. Imana iguha imbaraga, Imana ishimwe. Hano dusonye amagambo ari mu Gutegeka kwa 2:27 hari ijambo tuhasomye rivuze ku mabuye. Ni nk'isezerano Imana yahaga Abisirayeli bari muri Egiputa. Rero ngo muzahagenda muzava muri ubu bunyage ubu butayu murimo muzabuvamo akagahinda mugira muzagashira intambara mu Rwanda zizagira gute zizarangira ariko nimumara kwambuka Yorodani mugeze mu gihugu muzazamuke. Amen. Hari imisozi ibiri nshaka ko muzanshiriraho ikimenyetso. Nusoma Bibiliya izaguhishurira ko Mose ari mu bantu babonanye n'Imana imbona nkubone. Hanyuma inaguhishuriye ko ari we muntu watwaye inkoni y'Imana. Imana iguha inkoni. Imana iguha inkoni urwanisha. Imana iguha inkoni urwana. Imana ishimwe. Uyu Mose ngo Imana imuhaye amategeko iramuha ngo nimugera hakurya muzazamuka umusozi bita Ebale muzamuke n'umusozi bita Gerizimu. Uyu musozi wa Gerizimu uko umwaka utashye mujye muzamuka mugiye kwatura umugisha ku Bisirayeli. Hanyuma nanone uko umwaka utashye umusozi wa Ebale mujye muzamuka mugiye kwatura umuvumo kubatutse Imana ya Isirayeli no kubanzi bande ba Isirayeli. Imana ishimwe. Ikibabaje muri ibyo ngo abantu benshi bakunze kuzamuka Ebale. Abantu benshi ngo bakunze kuzamuka Ebale bajyanye no kugira gute no kuvuma aho kuzamuka Gerizimu bagiye kwatura umugisha. Suzuma ntibayizamutse barayizamutse imisozi baravuma baravumye ariko dufite Yesu. Imana ishimwe. Dufite Imana igivumura ibyo abantu bavuniye. Dufite Imana ibohora ibyo baziritse. Dufite Imana ikura umuntu muri karande ikamuha ubuzima akazabaho ejo hazaza izamutse. Undi ati ndi muri umuturanyi yaranzengera ukwibera itogoze aragira ate togoge. Imana yambwiye ngo hora wumve ndicara ndatuza njye kumva numva mwagiye muri za ndimi umuyobozi yahoze aratubwira avuga indimi z'imiti dukunda guteza ibirayi iwacu ngo zice udusimba. Prestamoro kiyoda detane umva ko uvuganye nawe kwa General Yesu. Prestamoro kiyoda na detane ni imiti yica udusimba. Ku bantu babizi Prestamoro ivura iki? Amen. Amen. Detane ni umuti w'ibirayi.
ariko aravuga ngo paracetamol keda detane, keda nayo yica udukoko twonona imyaka. hanyuma umbwire bene abo ni ba bandi bagize gute, bari bari gutogoza pasiteri ngo atogoga ave hehe, ngo ku ruhimbi barumwirukanyeho. Imana irambwira ngo babwire ngo nimwe mwamwimitse, nimwe mwamwimitse. Hirya umuntu agusengera akavuga ngo mugiriye ku musozi, mugiriye ku musozi, uyu muntu ntakagira ati, ntakagira imbuto mu nzu nkiriho, ntakabyare nkiriho, ntakigisha abana nkiriho, ntakabona akazi nkiriho. Ariko Imana y'amahoro, Imana yo mu ijuru ishobora byose, ivuganye nawe ngo bavuga batavuga, bavuze nyuma y'uko yakuvuzeho. Jambo muri Yeremiya igice cya mbere 4 harambwiye ngo nakumenye ntaragira gute. Kuki kumenye itari yakurema ngo iguhe ababyeyi bawe? Bivuze ngo hari ahantu uri so na nyoko bataramenya ko bazakubyara. Hari aho Imana iguhishe, hari aho igushize. Ugize imigambi ayigize Imana yarakumenye kera, ayigize. Niyo mpamvu Imana irinda umwana mu nda ya nyina, bakimara kumenya ko atwite baramuhiga. Ariko yakumenye itarakurema, ikaguha umubyeyi wawe ngo akubyara. Yagize imigambi ku buzima bwawe, igira imigambi myiza itaragira batarakumenya. Nicyo gituma baguhiga bakakubura. Urahari ngo uvuge ngo amen, haleluya. Mose ababisirayeli ngo havamo abantu baravuma ngo hashira igihe kinini kuri uyu musozi wa Gerizimu nta muntu ujya kwatura umugisha uhari. Uyu munsi Imana iguha umuntu watura umugisha ku buzima bwawe. Ntabwo duhagarara Ebali, abavumye baravumye byararangiye, ariko turahagarara ku musozi wa Gerizimu twatura iki? Twatura umugisha. Byo bavumye uyu munsi bigire gute? Bibohoke mu izina ryanyu. Umuntu ashobora kutakwica ariko akakuboha, akakudadira, akakuzirika ku buryo ukora bikanga, wagira ngo ugiye gushaka bikananirana, wanashaka ukaruruhiramo ibintu bikanga bikaba imiserero gusa. Ariko uyu munsi Imana y'amahoro, Imana y'amahoro, vuga ngo amen, iguha umuntu watura umugisha ku buzima bwawe, iguha umuntu watura umugisha ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ndi butinde tugiye gusenga. Yesu nashimwe cyane. Barazamutse bumvisha Imana ivuganye nawe. Umuntu umwe twarasenze Imana ivuga ku wo twari kumwe, arangije abwira mugenzi ati nukuri Imana iragukunda, wayihaye ruswa. Kwikuvuza ibintu byiza ikakuvugaho wenyine, twebwe turi kureba. Imana ikubwira wenyine ikanagutindaho we, twebwe yatugeraho igacaho gusa ntituvugeho. Buriya Imana wayihaye iki? Ati kandi bigenze gute? Nta kibazo, nta rubanza mfitanye n'Imana, ndamahoro, ubwo Umwami Yesu ankunda. Muri kugira ngo bigende gute kandi? Imana ishimwe cyane. Uyu muntu arangije agambirira mu mutima, aravuga ngo amasezerano yose iby'Imana yakuvuzeho, abigambirira mu mutima ariko ntiyabimubwira. Ngo iby'Imana yakuvuzeho ndakurahiye ntibizasohora. Dusenze Imana iduhishurira ko ngo yagiye kumusengera ngo arabizirika. Hanyuma twasengana agakunda gukora ijambo ngo ndabiziritse, ngo ibi nibi ndabiziritse, ibi nibi ndabiziritse. Imana iduhishurira ijambo muri ndabiziritse ko hari ibyo abandi yaje kuzirika. Dukwiye kuba abahesha b'umugisha. Ngo uheshe umugisha nawe umpeshe umugisha. Ntabwo ariko byagombye kugenda mu nzu y'Imana. Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire cyane, Imana itugirire neza. Yesu nashimwe. Imbaraga z'Imana
zikiza, zibohora, zirukana umuvumo wa karande, zikuraho bya bindi byose, zikorane nawe. Imbaraga z'Imana zikorane nawe. Tugiye gusenga. Ijambo riratubwiye ngo nuko nimugerayo muzazamuka umusozi, muzazamuke Gerizimu, muzamuke na Ebali. Nimugerayo muzatura umugisha, nimba muhagaze Gerizimu muzatura umugisha, nimuhagarara Ebali muzatura umuvumo. Abantu benshi bakunda kujya Ebali kuvuma kuruta uko bajya Gerizimu ngo batura umugisha. Niyo mpamvu hari igihe ubona nawe umwana akakunanira, kumbi bahagaze he? Ebali bagira gute? Uyu munsi Imana ibohore mu izina rya Yesu. Hari ibyo wibutse biboshye ku buzima bwawe, hari ibintu wumvise biboshye Imana igiye kubohora muri iri teraniro. Amen. Atura ngo bibohorwe mu izina rya Yesu. Imana ifite gahunda yo kubibohora. Nabwiwe ngo iri jambo ndibabwire ko Imana yiteguye kugira gute? Kubohora ibyari biboshye. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Musomye igitabo cy'umugabo bita Yobu, mukanya nabuze ndebamo, ijambo rirambwira ngo yari umukiranutsi utunganye rwose, ngo yari umuntu Imana yakundaga ikamwemera cyane, ikanamwivuga ibivuga ngo ni umukiranutsi unkiranukiye. Iki gihugu bita Usi ngo nicyo yo bavukamo, ngo niyo Turukiya na Syria cyangwa Ashuri, niyo Turukiya y'uyu munsi. Gifite amateka ahambaye, gifite amateka akomeye, ari mu bakire ba mbere babaga muri iki gihugu. Ariko akagira ati akubaha Imana. Icyantangaje ngo abana be 7 bakoraga iminsi mikuru, buri mwana agakora umunsi mukuru ku munsi yagize gute? Ahisemo, ashaka, kandi ibitaramo ngo bikagenda neza. Biriramwe ngo Yobu ngo bamara kuva mu bitaramo byabo, ngo agahita ashaka amatungo, ngo agatambira Uwiteka ibitambo yo kweza iki? Yo kweza abo bana. Ahari baba bacumuye ku Mana, ahari mu bitaramo bamazemo iminsi hari icyaha baba bakoreye, ngo agatamba ibitambo ngo kuri buri mwana kugira ngo bezwe n'Uwiteka atabaciraho iteka. Imana itugirire neza cyane. Imana ice karande ku rubyaro rwawe. Imana ice karande. Imana ifungura irembo ry'umugisha. Ushobora kuba wicaye muno ufite umwana wakubereye igihanda, uribaza impamvu uriya mwana yabaye igihanda. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga. Muzirikane ko mu minsi yashize twashingiraga abakobwa n'abasore tukabaherekeresha inzoga n'itabi. Murabizi imihango yabagaho, waherekereshaga umusore cyangwa umukobwa inzoga n'iki? Uribaza impamvu abana b'iyi minsi mu bigo by'amashuri bari kunywa itabi cyane, ukagira nibyo wabatumye, gasanga umwana agiye ari muzima ariko agarutse. Mwese muzi ngo igisekuru cy'iwanyu nticyabafashe. Dusenge nta mikino, Satani yarahagurutse, kandi karandi turuka kuri Satani. Hanyuma ikarandi kabyutswa n'umwe wo mu muryango watambiye Satani ki ibitambo, atanze itungo rimenwe n'amaraso. Nta kindi gitambo gica karandi uretse Yesu wenyine. Amaraso yawe n'aya Kristo reka byivange muri uyu mwanya. Imana ice karande ku buzima bwawe. Uhereye kera hanjye nabonye abo duherekeza umukobwa, tugeze abasore banga gutaha, baravuga ngo mutaduhaye itabi ntago tuva. Wari umucyo kandi ntiwawarenganya. Wari umucyo umukobwa washakaga cyangwa umusore. Barayitangana mu misango y'ubukwe, batangaga iki? N'umusore wajyaga kwa nyirabukwe bamutekereraga. Ikibazo dufite, iyo karandi iri gusohorera ku rubyaro rwacu. Nta mwana muzabicunge, mubikurikirane murebe.
abana ku ishuri bari kuvayo baranyweye itabi n'inzoga barasinze, nta kindi kibakoraho. Ashobora kudasambana, ashobora kudakora ibindi bigesa, ariko akanywa inzoga n'itabi. Ibyo byonyine bikagira gute? Bikamucyura. Kubera iki se? Ni karande umwe muri ba sogokuruza biyo dukomoka, tumuherekeza ashingirwa, abatekeye itabi n'inzoga biramuherekeza. Haguruke dusenga Imana ica akagozi ka karande katuboshye. Amen. Murahari? Murahari? Amavuta y'Imana gabariho. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya ariko. Murumva Imana igiye guca karande. Murumva mugiye guhagarara Gerizimu mukatura umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ntabwo ndi kubumva. Ntabwo ndi kubumva. Ntabwo ndi kubumva n'ukuri. Murahari? Murahari? Muvuge ngo amina numve. Imana ishimwe cyane. Satani yahagurukiye mu bana ngo akomeretse imitima y'ababyeyi. Mukenyereza ikomere tujurire ku bana bacu. Mukenyereza ikomere tugire gute? Uyu munsi turi mu rw'ubujurire Imana ice karande. Twaherekeje banyabukuru na banyabukuruza bacu babaherekeresheje inzoga n'itabi. Iyo karande ihagurukiye kandi uko twese turaha. Nimba bataraguherekeresheje inzoga n'itabi, sogokuru wawe barabimuherekeresheje, sogokuruza wawe. Ubwo rero hari uhagurutse mu muryango wawe ngo abyutse iki akangure karande. Nayikangura biragenda gute? Urakomereka wende gupfa. Ariko Imana izimye igicaniro cya karande mu izina rya Yesu. Imana izimye igicaniro cya karande. Imana izimye igicaniro. Pala simedota tugiye kujurira. Tugiye gusengerera urubyiruko. Igihugu cyacu, abana bacu, Imana ihagarare. Tuburanye imbago y'abana bacu. Imana yakubwiye Bibiliya ivuga iki? Irabangwa abana ni umwanda uturuka. Hanyuma se birunduriye mu nzoga n'itabi gute? Uwo nguwo watambye ibitamba akavuga ko igisekuru cye cyose kizakorera Satani, akorwe n'isoni mu izina. Imana ice karande. Ndatumira uriya mupapa aze adufashe gusenga. Ahagarare ku musozi wa Gerizimu yaturumugisha mu miryango yacu. Sengera abana bacu, Imana ice karande mu izina ryane. Abatubanjirije bahagaze Gerizimu, nani bahagaze Bare. Bahagaze Bare bagira gute? Baravuma, bagira n'indahiro n'amasezerano babigirana na Satani. Satani nawe uyu munsi ari guhagurukira mu bana bacu, ugasanga bakoze ibintu bitabaho. Gasanga umwana ari kwihana urwaha utaruzi ko yakora. Bitewe n'iki? Hari uwatanze, hari connection n'ikuzimu, hari uwatanze iyo famiye agira na connection n'ikuzimu. Nicyo gitumye abana babaye ibirara. Nicyo gitumye natwe ubwacu hari ibyo twaharekuye ariko byanga kutuva. Nawe hari ibyo warekuye byanga kugira gute? Ariko uyu munsi Imana igire gute? Igusure ibirikureho mu izina ryande. Fasha duhereze Imana icyubahiro kubw'imirimo mbonye ikoze. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Gano materaniro garimo amavuta. Imana ishimwe cyane. Ndikumva imirindi witeka ijya gukorera aha. Gano materaniro Imana hari ibyibohoyemo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Urumva umutima wawe ubohotse. Urumva imbaraga z'Imana ziri gukorana nawe. Ongera utere haleluya. Simede reconnaissance. Imana igira ibyibohora mu miryango wawe. Imana igira ibyibohora ku buzima bwawe. Imana isanye igicaniro cya karande. Akira imbaraga z'Imana. Imana ikorane nawe. Icyaha kisishimye ku buzima bwawe kikanga kukuvaho. Uwo n'umwuka wa karande. Imana ica akagozi ka karande. Irandura umuzi usharira muri wowe mu izina ryane. Amen. Yes. Amen. Amen. Mavuta y'Imana agabariho. Mwongere amen. Amen. Reka papa dusengere hano. Abwire Yesu ngo duhagaze Gerizimu. Twatuye umugisha mu izina rya Yesu.
Imana ibahe umugisha murakoze cyane. uri Imana y'amasezerano, uri Imana twizeye, uri Imana ivuga, uri Imana ikora, uri Imana, uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, uri ibyiringiro by'abizera. Turahagarika imbaraga za karande, turahagarika imbaraga z'umuruho, turahagarika imbaraga z'abapfumu, turahagarika imbaraga z'abakonikoni, turatesha agaciro, turatesha agaciro. Pe elera tala shara bo erefa eni wakota mandore pa la la shara bo erefa. Turabona buri imbaraga z'abakonikoni, turabona buri imbaraga z'uruzerero, turabona buri imbaraga z'abapfumu. Haleluya. Turategetse mu izina rya Yesu, turategetse mu izina rya Yesu, turategetse mu izina rya Yesu. Soka dayimoni, soka dayimoni, soka dayimoni, soka dayimoni, soka dayimoni. Ku bana bacu, ku rubyiruko, mu babyeyi, mu basore, mu itorero, mu gihugu cyacu, turaguciye dayimoni. Haleluya. Tala shala bo erepa lele shala bo enemando lepa. Uri Imana ikora, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikuraho urusere, uri Imana ikuraho karande zikagenda, uri Imana ikuraho umuvumo ukagenda. Urakoze Yesu, izina rya Yesu, amen. Reka sabe umuntu wese ufite umwana atambuka azi hano, umuntu ufite umwana amunaniye kwishura atambuka azi hano. N'ubundi turakomereza, iyo dukomeza gusengera ibyifuzo, umuntu wese ufite umwana wamunaniye atambuka azi hano. Hari n'uwamuzanye yararembeye ku ishuri atambuka azi hano, aze amwizerere. Lepa tako ntihagire umuntu ufungura izo nzugi. Tugeze mu mwanya ukomeye. Umuntu urashaka gutaha turi gusenga, ubanze umusobanuze avuye he, yari yicaye hehe, kutagiye turi gusenga. Umubyeyi bazanye umwana urwaye ari hehe? Umwana wawe musana mupfukamane. Ndahamagara undi mubyeyi bazanye undi mwana urwaye. Hari undi tambukana umwana, uwamuzanye amuzane bapfukamane uruhande. Imana ikureho karande ku buzima bwawe, Imana ikureho uruzerero ku buzima bw'abana. Ukaba ufite umwana wakunaniye, uri mu biyobyabwenge, uri mu busambanyi, byacanze wapfuye ahagaze, uze umwizerere, nawe uzashima nk'abandi. Hariho ibyiringiro ko Imana yagukuraho uru ruzerero igatesha agaciro imbaraga z'abapfumu zikuriho. Kuri iyi tariki n'uyu munota Uwiteka, imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zikuraho karande. Iri jambo rije wambwiye ngo urirukana umudayimoni w'uruzerero, wambwiye ngo urirukana umudayimoni
w'ibiyobyabwenge mu iteraniro wambwiye ngo urukana umudayimoni uri gufata abana mu ishuri bakava mu ishuri batize bagataha bagera mu ngo z'iwabo bagakira bagera mu ishuri bakaremba izo mbaraga turazivuge katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti turategetse ngo bakire kubaho bakire impinduka turategetse ngo uyu mudayimoni atsindwe uyu mupfumu atsindwe uyu murozi atsindwe turatura abana ngo babeho abana babeho babere umugisha igihugu babere umugisha itorero babere umugisha ababyeyi babo turatura ereba lasha turirukana imbaraga z'urusorero turirukana imbaraga za karande turirukana umuvumo wose kuri aba bana muri iri teraniro turategetse ngo abana bagire ubuzima satani utsindwe nta burenganzira ufite twatuye kuboka mu izina rya Yesu amen.